gukoresha imvugo nyandagazi ivuga nk'umukobwa wibwe umuntu ntabwo yari imvugo nyandagazi ni imvugo y'abanyarwanda gusa biri mu kirere. Godfather reka mbugane na mushiki wanjye munkandeho icyo nkubwira rata nshuti biriyo ibintu ntabwo nari ndimo nta na interest mbifitemo, ariko abantu nkawe mushiki wanjye na mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye hari ibyo y'imyaka dufite twese Liliose asoma comment ziri kwivugira. Godfather ndakwiyamye reka numve bagize ibivugira. Waretse tukavuga umuntu tumwe nawe. Uvuze yuko ngo ngiye musuzuguye kutamwubashye se ngo mureka avuga. Oya ntabwo umuvuzi ko ari umuvandimwe wanjye. Oya nyine mwubahe nawe avuge kubera yuko ko ndi petit frère wanjye ko murusha imyaka. Reka nyirambarara reka guturagurika. Uyu mugore nyina gashinga ihembe pe. Ntabura uko ndyama se nkabura gusinzira. Ndabaga we ntabwo wanyitwa bimbabaza Gashumba we umva nkubwire bahizi I'm so sorry wenda kubera ukuntu ngushubije oya se ko ari wowe uragira kumusubiza iyo message banyandikiye yanyandikiye bigendeye ku byari bibereye kuri pano sibyo. Iyo ushaka kunyemerera kuvuga icyo nashaka kuvuga utaramusamira hejuru mucira Liliose umugari mu kinyarwanda muri comment komeza bahi. Anyways it's okay. Ikintu ni kimwe hano wavuga ukuntu wubaha Jay n'ukuntu mubana n'ukuntu yagufashije n'ukuntu mwafatanyije. My judgment nubwo ntize cyane ariko mfite ubwenge buke no mu mategeko make ntibaza ko mubuziranye. Umuntu arakwandikiye akubwiye ukuntu yababaye ufite telefone ya Jay I am sure cyangwa ufite content yaho ushobora kwandika ukamubaza Jay byagenze gute. Instead of doing that you quickly rushed. ntabwo bwenga bufite ariko nawe ntukagera abantu inditi banza urindire wumve sibyo. Niba musaza w'umukobwa yagiye kubwira Jay akamubwira ati wa mushiki wanjye wamubwiye nabi byatubabaje akabikarangira kubera iki Jay ninze kazi ko nsanzwe n'ubundi mukanda kuko nta bya danger noneho kuki atabiretse ngo birangirane n'umunsi wejo ko na Bibiliya ivuga ngo ntimukarangize izuba ntirikarenga mukirakaranyijwe ko nawe anzi. Rindira gato rindira bahizi ntabwo nakuvugiyemo reka nsoza ibyo ndetse kumvugiramo waretse nkarangiza si ibyo ndi kuvuga we ko yarazi yuko buretse we ko yarazi yuko ababaje umuntu sibyo kandi akabyumva ko tubivugiye hamwe twese kuki atabitwaye mu buryo nanjye bwo kuganira nanjye ko nawe afite nimero yanjye ngambwira ati Lili I'm so sorry pano yawe kuba nitwaye nabi ariko kwitwaza ubwamamare ngo muri abantu b'abastari ngo ngiye ngo nzabaga kanaka warangiza ukaza ugafata umuntu ukamubwira nabi kuri pano y'umuntu bagukubwira ngo ukoza amakosa urumva warangiza ukavuga ngo Liliose ngo ahise ngo akosa ngo mpise mba umunyamafuti kuko mvuze ngo witwaye nabi kuri pano yanjye wabwiye umuntu wanjye nabi nge nakubwira ngo bikosore warangiza wowe ugahita ubishyira hejuru ukumva yuko nguri buhite ngo nguri the punisher ngo you are going to punish me. None se ko wakosheje wewe wakosoye amakosa yawe buretse gato warangiye wakosoye amakosa yawe wakoze bikarangira ko nawe uri umunyamakosa. None se gute ibyo bintu byo kwitwaza ngo turi abastari ngo muri abantu ngo badanje ngo ndafata mukanda kamubwira ibyo nshaka ntabwo ibyo bintu bikora. Umunsi twisekeraga hano muraje muradusakurije kimukomeza ibintu erega natwe batwiciye ijoro bro natwe batwiciye ijoro bagumara ubustare bwanyu na pano zanyu twebwe tutazigira. Thank you urakoze cyane binarangire tunabipfundikirira ha oya njye murakomeza ibintu byarangiye ibintu byarangiye turi gukomeza ibintu n'akamaro bifite Liliose ndashaka ndasaba ijambo Liliose ndashaka gusaba imbabazi. Liliose ni ukuri kw'Imana umbabarire sinzongera kukubaza impamvu utararongorwa ni ukuri kw'Imana Liliose sinzongera kukubaza impamvu utararongorwa baby. Ubu ngubu impamvu ndayibonye uburyo ubaye nyina gashinga ihembe hano ukaza akagurukaga kuri kene nyina ukabifatira abantu kugaha garamfurere sinzongera kukubaza impamvu utarongorwa urumva. Nubona inkwano ubwo uzantumira ugenda urongore kuko uri umugabo mu bandi.
icyo nkukundira uzi gufata uruhande uyu rumwe bro, munsi Liliyoza murabizi ndagusaba rwose. guhindura izina itwa Lionere kuko Liliyoza ni izina ry'abagore kandi ndi kumva uri igishengabo. Kuva uyu munsi yite Lionere. Godfa urakoze, wakoze sibyo? ariko ntago ari sawa. Liliyoza ngaho reka nkubwize umva ukuri icyo nkubwire icyo nakora cyose, umva icyo nakora cyose nicyo navuga hano, ntago mwanyumva kubera ko muzi gufata impande uruhande rumwe sibyo. Sinzi n'ukuntu nisanze muri ibi drama byanyu, urumva I don't even like this kandi uridara nanjye vangu uridara queen kandi uridara making. Lindira gato ntago nzi ukuntu nisanze Liliyoza kugira platform wabaye ukayimara umwaka utaragira disappointed. Ariko Godfa n'ubwa mbere waba wisanze ufata uruhande rumwe. Wari wamara iminsi muri drama ntabwo ushobotse nawe ariko ndakwakiriye. Wari wamara ukwezi utari mu rusaku cyangwa utari mu itiku uri mu utari gushonana n'umuntu. Niko garamfurere nyiramwiza we suka nagatebo mutapingi. Banyarwandakazi twinjiye mu makoyini, narinzi ngo azamutse aje kwishuriraho. Gashumba yo guy is here. Twaje mu makoyini. Empress ndakumenyesha ko umuntu bita Simba Kunda yamaze kurandinga avuye ku kibuga, ubu turi kuvugana ushobora gukorerwa ibitangaza. Mbibutsa ko abanyarwandakazi zingaruka zose nuko muteye mujya gusengera kwa Pastor Kim. Niba muri ibi byose Liliyoza ndakumenyesha ko ugomba kurambikaho ikiganza ugasengerwa ukavuka ubugira kabiri. Rumva Yeyi amakosa y'ibyaraye bikubayeho niwo wayiteye igihe cyose uzagira ukunda ibingibi niko bimeze. Usubuda kumenyesha ko ibi byose byabaye ari ubyiteye. Abanyarwandakazi twinjiye mu gihe cya nyacyo. nanjye ibyo ndabyanze. Urabyanze none se yajyaga gukora iki? Wakora iki? Aya ndemu rero urasaba abanyarwanda imbabazi, usabe n'agasuku imbabazi wakwiza akagusangana bakamucunaguza. Aya ndemu usaba agasuku imbabazi imbere y'abanyarwanda natwe usaba imbabazi. Godfa Yes. ntabwo bwari bwa mbere tugiye hariya, ntabwo ari bwa mbere gasuka aje hariya. N'ubwa mbere ariko mu ruvango baramurwaye. Ntabwo ari bwa mbere oya, yarananje iminsi ishize yaraje turongera turaganira aragenda, ejo nibwo yagarutse ari bwa kabiri. Ahagarutse asanga baramwiteguye. Oya yaragarutse baramureba hasi mbya gasutu muzamuri arazamuka tera blage abantu yavuga utera ama blage ateye blage ko umukobwa ararakara biba kuri Undaramucunaguza. ariko nagari bwa mbere kasukwaza hari ariko n'ubwa mbere bamucunaguje. None ukimara kumenya ko base bamumanura ntabwo bamucunaguje ntabwo bavuze byinshi base bamumanura biri mu kumucunaguza nyine nabyo biri. Aya ndema aho ngaho niho nabarije akimara kubona message y'undi muntu kandi ni mushiki wanjye n'inshuti yanjye arabizi. Tokende akimara kubona message y'uwo muntu yubaha cyane kuri konte ye cyangwa pano ye, yahamagaye je aramubaza ati bigenze gute kumanura gutyo. Rero nanga barabinkoze nanjye mara ukwezi ntagaruka kuri iyi pano ya barangiye baramumanuye ageze hasi ndavuga kumanuye nabo shaka kuvuga izina rye. Umva baramumanuye turavuga ko umumanuye mwamugaruye atagaruka je yaragaruka nyine arakara ko kimumanuye ko kimumanura murambabaje muramanuye ko muramanuye abariko babwira jarababara aho ngaho rero ahubwo yari yagarutse hanyuma bigenda gute? Arababara avuga ko kimumanuye ibiki bitanya kuza birebire mbonye bibaye birebire naye nitanimanukira ndagenda. Abo ngaho rero nuko Liliyoza ubwenge afite butari bwinshi cyane ariko barafunga na pano yose sifunga. Urakoze cyane rero nuko Liliyoza afite ubwenge butari bwinshi, wari wo mwanya wo guhita bikiriyaringa yongeye kuzamuka ubugira kabiri, kuko message yari yamaze gutambuka agahinda k'umuntu we kari gahari. Byari byoroshye cyane ko yari guhita ngo abikiriyaringa agasuka agenda yishimye n'uwo muntu akagenda yishimye. Wowe azironga kumve ko mwebwe nk'abantu mwari muhari Gasuku ntiyabikoze attentionally cyangwa nabashaka kubabaza umuntu nabwo arafite gahunda yo gusenya platform y'uri. Ibintu binavuga se kandi buri munsi ntabwo tubibona. Urukunyumva rero uriya nk'umuntu muzi jaziranye na ntuza na Liliyoza bashobora kuba barumva nk'abantu banahuye amakuru mfite nuko banasangiye ka coffee.
mwarasangiye ibyo ndabizi ni umuntu waziranye mushobora kuba mufitanye n'amabanga arenze ya social media so abakobwa benshi ahagaze twagiye duhura ariyo imisumari ja none se nimwafatanyije gukora projet y'indirimbo ya Shafi ya mbere urukumva akabanga nakabanga niyi ngese ndirimba ibihozo urukumva so ikintu kiriho ni iki ngiki ririyoza kuba je yarazamutse agakomplaninga ko ababajwe akabivuga kuko uriya yari yamaze guhabwa ubutabera byari byoroshye ko yari guhita biclearinga neza ariko kuko uriya wicyareba okay ya hostinze akanuye amaso I have my people no sense ntabwo uko bikora guhostinga bisaba kumenya kumeraginga abantu hostinze my dear urumva ukamenya guhostinga kuko ririyoza ndakubwira uza hostinga abantu bafite character zitandukanye so to be a good hoster ukumenya kumanaginga abo bantu kandi bakaba kuri platform imwe kandi bakubahana ukamenya ukuntu bamanaginga ukikorera umutwaro wa Jay n'amagambo ye ukikorera guceceka kuwo muntu wundi niko bikora ukamenya kubimanaginga reba ko ndimo ndakorerwa hohoterwa ngo mfite agapipi gato sha uzi ko abantu bose muri commentaire byo bintu barimo biyandikira sha ubwo se harondo byanditse utari jake oya barimo nukuri ko abantu hafi bose barimo byandika nabo dufata nanjye arimo kunkorera ihohoterwa n'agatuma iri ni ihohoterwa ndimo nkorerwa ubu rwose cyeretse ndamutse mbonye umuntu nkubita nk'intara agahenda kagere ko kashira ubu nta muntu wangiza nyamwanya n'ukuntu ninezerewe ubu izi mpaka zarangizwa n'intare ririyoza uracyafite byinshi byo kwiga ntabwo noneho urukumva kuba wari wongeye kumuzamura byari bihagije ko ari gufata Jay ukavuga ati Jay nkumanuye kuko umuntu arababaye yababaye ntabwo ari byo nanjye nababaye nk'umuntu hostinze so ntabwo ari byo ntabwo nari kukureka byari kuba byoroshye mugahita munabirangiriza aho ngaho ariko ngo wayisuye ufanaho kamera uhita ugaragaza ibyo uravuga ati ntajyanye n'agashinge ubuse nkubeshye nagiye kubona ibintu twatirimo nka burage murabizemo byo guhangana mu makuru none se simbiza nyano nkabizana muri brage sinshatse kurangiza ikibazo muri brage guhangana muri coins twajya guhangana kabisa no uretse gato muri coins sinabishyize muri brage erega namaze gukora statement ndavuga rero navuze ndabishyize muri coins kugira ngo brage zibemo nagasuka tabigira birebire nk'umuntu waruvuga ngo arababaye yarababajwe ndetse ryoza je ndavuga nti ntimutandukire ryoze nabishyize muri coins ariko ndifuza ko biza kurangirira hano tubirangize nonaho siko namubwiye reka birangire siko nabivuze undi si yabyumvishe yafashe inguti yarayikomeza aravuga ati reka nze muri byawe oya kasuko ni mukuru kandi n'umugabo ni nababarire ririyoze cyangwa se bibi ndemo nankana ngeza kuri 40 ngeza kuri 40 ndemo umuntu atangishije umuntu wamugejeje ahandi reka nseti kakireho intare ntawe kandi nawe wantereranya nde yaguteye cyangwa yaguteje ririyoze amande ntabwo yababarirwa ayoze wa mugani wowe ubwo urukumva yafata side yawe kandi ririyoze afite agasatuye wese uryo no uzi umuntu wambabaje Godfa uzi umuntu wambabaje umuntu bita Prince de Maximo sha n'ukuntu byibuka ukuntu naje mvuga Prince yambabaje angane muvandi bakubaze amamwe sha urongora uve muri uwo mwanda wawe nawe turagushye nagiye nkuri cyendemo ariko se wagiye kurikira ndemo yaba aya ndemo na ririyoze nibuziganye nawe kurukundo konzi ko ririyoze muziranye nagiye nkuri cyendemo aya Godfather urimo numva kasuku anzi ririyoze imbere yanjye urakoze cyane akumva ngo yajangurikiye njewe erega ngo bigeze kujyana muri moteri y'umuntu bita Wilson naje kumenya amakoro baraganira gasuka abwira ukuntu ngo ni umutipe wari ufite moteri bamwita Wilson Kirenga yari afite moteri ahantu bita ntuza ahantu bita hariya kwa Rwahama ubu ngubu yarayimuye yitwaye kuri Muhazi mutipe gutya ngo ngo mwagiye kuganira na ririyoza ngo mubwira ukuntu wagiye erega ririyoza yivugiye ko rose ririyoza ntiyivugiye ko wari wamugize wamufashije ntabivuze uba nkubwiza ukuri none umuntu mwagiye guhurira kwa Kirenga mukarya ka mushikagi nibanye no kugira ngo ubyemere wawe nawe inshuro irenze imwe go si bitewe Banyarwandakazi mutaza kubyita urugambo nyir'ubwitara byivugiye ko bitewe twawe inshuro irenze imwe bitewe n'uburyo bamona ateyemo rega ririyoze ni nk'umusore bro yarese bigatuma ibyo bikavanaho ko mwahuye inshuro irenze imwe ngewe nkunda abakobwa bameze nka bije umwana sigaho
ni ukuri Liliose umubonye ubugira ngo ni umukinnyi wo kuri kabiri. Urabona ukuntu Rutanga ateye? Oya agiye kuba mihara bikasiga. Oya ntago nge nuza abakinnyi si sawa. Rero mubaze no nta na tentative kabisa. Nta na tentative kabisa. Sigaho namakuru mfite ngo nuko we na I&M bafite gahunda yo kujya mu murenge udakora ikosa. I&M bandugeze kuri 40 kuko ibi byose niwe wabikoze. Mutapi. Kaso muraziranye imbere yanjye. Oya niwe nagiye nkurikiye. Ibyo nabimenya gute? Niwe nagiye nkurikiye wowe. Umaze imyaka 10 muziranye. Urakoze cyane. Ago byihore. Njyewe tuziranye ejo bundi. I&M nkanda onari. Databuja bayizi Michel mba nkumva ari kuri umuntu w'umugabo cyane. Banyarwanda mwereka abantu igikundiro mfite n'uwo ndiwe nuko najya nimvaga mu bya politiki. Gitare cy'amahanga. Asante sana I&M. Asante. Guys abantu bose ubona ko nakorewe ihohoterwa mu nkanda none n'abantu barimo barancunaguza bavuga akantu kanye ni gatoya nta no ku nkanda basi munyibutse kari gato munankanda. Cyakora nanjye ejo bundi nagiye muri douche bro. Nirebye mu kirori ndakabura. Mama ya Mungu chakuzanya Liliose niba yarakabonye yabuzwa n'iki kugucunaguza avuga ko ariko Gitare cy'amahanga. Erega ko ngewe buriya ntago abantu banzi. Kugira ngo nzatije mwahuye birenze rimwe. Bro twaranasangire kugira ngo nzabwire umukobwa ndabizi Yesu Kristo ndapfuye. Liliose kugira ngo nzabwire umukobwa ngo ntabonye Liliose. Aha ndi mugiye kwiyunga. Ubwo se ndi kuri 40. Ntabwo Liliose gukanzeho amakoyini ageze ku bihumbi hafi igihumbi. Ibi ngibi yigeze abinkandaho kuva yamenya. Ubwo se ndi kuri 40. None se 40 urabuzwa n'iki kuyageraho Liliose ari aha ngaha kandi azi uburyohe. Godfather nyamara nawe zo buryohe bwawe. None se ibi ngibi yabikana. Natwe turi hano mu Nyakire GS muri comment. Yes arahari ariko abanyarwanda kazi niba hari umuntu wanjye ndacunaguzwa ku buryo bukabije ninjye muntu aha ngaha nshobora kugirirwa impuwe mu nkandeho dore nari nzi ko bari buze bakesha nkabonamo n'imisoro hari. Give me weekly. Yeah. You like it? I don't know. Why you I just came here. Why are you laughing? Just I can hear. Okay, next one you say. So okay, give me weekly packet. Huh? Weekly packet. Bijou. Ndakubujije ntabwo yitwa groupe scolaire yitwa GS ntabwo wamenya ngo yahinnye iki burya gashoma nditonda niko Bijou. Amen. Bagwa shara utariko ntago bubyumva. Ibyo nta kintu bimaze nk'uko umaze kubivuga utankanda. Ntabwo ari we. Ntacyo mfataho nta kintu kunkanda. Basi mve muri iyi wanyara. Nashara aho utumbonye aho nkandaho. Mungura muri wanyara. Tiro ndakubona Tiro. Sijo ndakubona ndagusuhuje. Nje namuhobereye Sijo imyaka myinshi. Ariko nanjye wajya gufungura ka live ngahita ntangiriraho kuri zino drama sibyo byaryohara. Sawa nyine. Nje manager wawe bama. Uziko ariye munagira kuri pano gutyo. Ngo agera kuri pano gutyo ukara abantu bose bariho n'abashuti bawe. Wajya kureba ugasanga ufite ariko mwana jye witonda ewana kabisa. Njyewe se umuntu arasaza. Oya Nessa. Thank you. Tuye tuvugisha ukuri. Sibyo? Tuye tuvugisha ukuri wenda reka mbivugeho gutya. Ndi kukumva. Yewe mu nkande wo mu nkure kuri ibi. Nessa we. Nessa. Ariko kumva ubu nzajya kurwana na Padiri Nahimana njye kurwana na ba Jean Paul Yego ndi kukumva Jay. Njye kurwana na ba Jean Paul turayishimiye
abo ni abantu bize bagiye ku ishuri bakaminuza bakaba n'abapadiri bakagira ngo koko nze ndwane n'umuntu. none se uriya we ntiyize je No, bikomeye nyine umuntu kuvuga ngo autorisation XYZ welcome back ngo ni autorité. welcome back igwe Aline niba uri gucuranga indirimbo zanjye ngaho nkandaho ubwo umuntu nzajya kurwana na XYZ reba ahantu ndi reba ahantu banjugunye ndabeshyera Ose gasho. karame Uyu munsi bari bagusabye ko wabuze. ndemu oya nari ko nzajya mbyuka mu gitondo ngo mpite ngurukana uriya nawe gaba nkeneye basoma attention comment yo some kuba comment nta yanjye mugana ukiye kugurukana n'abantu bose yo kuba yakumva ko ngo namuvuzeho kugira ngo nabone ibyo ajya gutangiraho kuri pano ndabeshya. yego komani uyu ni nde bahu Ni Bonane. ayigada bonane wanjye thank you so much my bonane urakoze bonane yewe felicitasiyo mana we bonane yego bonane thank you Bonane uzamuhe urakoze nesa cyane god bless you nesa god bless you nesa Karame. Bonane uzamuhe kandwemo amazi kakavamo butuna That's